niwemera pompompo iye niwemera pompompo. Se ariko wowe uri kuririmba ibiki? We waririmbye mbaye ese ja wowe urimo urankamera mwa ariko nje ibintu abantu mujya munsi wowe uri kwita ku buryo nkora mutuntu twanje, uburyo nkora mutuntu twanje birakureba. Wowe uraza imbere y'ikamera byawe nazi byawe urimo urareba ngo uburyo ndirimba, naririmba indirimbo y'abandi nayica nayivuga nayiririmba neza, wowe birakureba mu Caritas wajya umenya ibintu byawe ukamenya uburyo twaramo ibintu byawe, uburyo nkoramo ibintu byanjye birakureba. Niba kumenya uko nkoramo ibintu byanjye bikureba bikaba bigutunze uzabivuge natwe tubimenye, ariko jya umenya ibyawe papa, ibyanjye byapfa byabizima ntibikureba, jya umenya ibyawe mwana. Ariko mwana munyumve nabi ntitiraga niya gahunda yanzababwira paka bine rwana umuhungu wanyu kora follow tujye dukomeza twibanire cyao cyao. wagwani uyu munsi saba ngo ufite iki mani? Ijyamo se njya abasore b'i Kigali mwana njyambura ikintu mbarabura, ntago nyambura ikintu mbabwiye. Reka uyu munsi nibwira abahungu banjye abasaza banjye. Rero basore banjye bamwe mu batarasobanuka ngo muracyaze ngo gahunda y'ubwirinzi ngo iyo uhamagaye umukobwa ngo nagashashi ngo n'ikinini gusa, ntago ari gutyo kimeze papa wanjye. Kigali yarahindutse yabaye mbi. Wowe gusa nutumira umukobwa mukigera mu nzu tuzana dustbin umubwire udutelefone twanyu twose mudushyiremo, yaba ke nakawe muhite mudushyiramo ubundi ujye kutubikana agafunguzo ugatsimbe, noneho nimurangiza uze kumusubiza kuko bidaciyemo kabiri akavideo k'umunota umwe yagufata papa wanjye, ako kakurwaza umutima, ako kavideo kamutunga umwaka mwana, ukazabaho kumugogora utunze ingwe ebyiri umwohereza yo kurya nawe utunga urugo rwawe ngo akunda atagushyira hanze mu kavideo yagufashe k'umunota umwe kandi ari we wabyiteye umusa. Ntunyumve nabi nitiraga niyo rwana umuhungu wanyu nkandira follow tujye dukomeza tubane ciao ciao. Tese papa wanjye ni fresh kabisa. Se wagwa mwibariza akabazo mani, se ubona abahungu n'abakobwa baba batandukaniye ku kimani? Shaka bicanganye kari agacuri mwana ushaka kubimenya gusa nanjye byarancanze gusa reka tubijyemo twumva. Nje nanjye hari ibintu bijya bincana. Umuhungu n'umukobwa babyarwa n'ababyeyi bamwe, ugasanga ku myaka 12 15 umuhungu ari gutekereza buryo ki azaba umukire, buryo ki azarusha se ubukire. Umukobwa nawe bakuranye agatangira gutekereza ati ahubwo ni gute ku y'imyaka yanjye natangira kuba mwiza kurenza abandi. Ikibazo si cyo gutekereza gusa, ahubwo ikibazo ni ubwo bwiza abukoresha iki nyuma bigenda gute. Usanga uyu mwana w'umukobwa atangiye gutekereza ngo namaze kuba mwiza kurenza abandi, noneho bipfa iyo hari umubwiye ko ari mwiza, atangira kuvuga ati ubu bwiza bwanjye nzabubyaza amafaranga gute. None ikibi kibyo atangira gutekereza ngo mu gihe nzaba ndi gushaka ngo nzashaka umugabo ufite amafaranga, wakoze, ufite ikibanza, ufite imodoka, ukibaza uwo mwana w'umukobwa we afite iki. None ikiyongeyeho kijya kidushengura ahita avuga ngashaka umugabo uzamuha isezerano ryo kuvanga imitungo. My brother and sisters, ntibaza uwo mwana abaje kuvanga iki? Abaje kuvanga inzara yateretse, abaje kuvanga n'umugabo ubwo bwiza, abaje kuvanga n'umugabo ubwo bujije, abaje kuvanga umugabo ni kobwa w'umupfapfa gusa. Wowe ntuzango niba zakumbaza utanyumva nabi nihitiraga niya gahunda yanzababwira paka ni wagwana umuhungu wanyu kora follow tujye dukomeza twibanire ciao ciao. wagwani fasha ndabura kantu kamwe waba uzi gatangaje kuri bashiki wacu. Kuri bashiki bacu akantu gatangaje ko ni kamwe, reka nkukurabo nuko utabasobanukirwa byeruye. Impamvu ni nge nari nzi ko kubera yuko bakomoka mu mbavu zacu, nzi ko bagiye kuza bitonda nkuko natwe twitonda, kuko mu busanzwe nzi ko buri muntu yubaha uwakomoka, bakubaha umubyeyi we nkuko natwe twubaha abatubyara tukabubaha. Gusa ariko nibo imbavu zacu nizo zigiye kutwimarira mu isi, zidusuzugura, ziduteza abantu, zidukaraga ku kagozi. Ariko ntimuzirenganye ngo nuko ntaho wabarera, oya nta kwirenganya kurimo. Wowe urakinisha ikiremwa cyihuriye n'ikiremwa kigereranya n'Imana, urumva hano ku isi bashoboka. Bashiki baje ntimunyumve nabi gusa nta rirarenga mwahinduka, ntimunyumve nabi nihitiraga niya gahunda yanzababwira paka. Uyu ni wagwani kora follow tujye dukomeza tubane ciao ciao. Reka nirabure bashiki baje nanone n'ubundi babaye abanjye nzajya mbabwira buri munsi. Mushiki wanjye reka nkurabure rero, ese nka buriya niyo wigira agatangaza noneho byishwe n'umuntu wakubwiye kuri mwiza, bakikubwira kuri mwiza byahise bipfa. Uraho wigeze agatangaza noneho gukundana n'umuntu busa naho ngo umuhaye ikiraka cyo kukubera umuzamu, ngaho ngo natakubwira waramutse biraye ibibazo, ntatakubwira good night biraye ibibazo, natakubaza uko wiriwe ngo biraye ibibazo. Ese nka buri ubutekereza yuko ari akazi wamuhaye, ese urajya kumushyira uwo mugogoro wo kuba umuzamu wawe ubugira ngo akubwire ngo waramutse gute ni Imana ku buryo akuramura. Ese ataraza ntibabaga sha mwagiye mureka kudushyira akazi kameze gutyo ko nawe uba utabimubajije. None se ubwo kuba utabimubajije we si umuntu ibimeze gutyo rero byo kugira ngo umuntu akwiteho gutyo wowe nta kintu wakibwiza ngo namuhamagara umubaze uko ameze. Ibyo ntago ari urukundo, si twe dukunda gusa bashiki bacu, namwe murakunda mwana. Ibimeze gutyo aba ari ukwihoma, ntago ari urukundo. Gusa ntunyumve nabi nihitiraga niyo wagwana umuhungu wanyu ni ya gahunda yanzababwira paka. Ntunyumve nabi kora follow tujye dukomeza twibanire ciao ciao. Sister umva murabure rero, njye abahungu banyitumiye ati mbarabure. Ese nk'iyo ugiye gusura umushuti wawe yarangiza akakubwira ko umubiri umuriye kandi nawe wakuriye, rangiza mukemeranya ko hari ibyo mugiye gukora, yakubwira ngo nimwikingire mwirinde, ati reka icyo gishashi nticyakugeramo, yarangiza mwakoreraho wamubwira ngo naguhaye kanini yakaguha
kobwa muzima ukitahira ukajya kuyaguramo amamega kuri MTN. Ese nkibaza uwo mwana ko nyuma y'iminsi mike uratangira kwerekana ibimenyetso byo gutwita, ariko se sha sister, uwo mwana ubwo uzagenda umubwire ko ari uwo muhungu, uzamurerana n'uwo muhungu cyangwa uzajya kumureresha muri MTN waguze amayinite y'ikinini? Sha mumenye ubwenge, tuba tukiri abana, umuhungu ahora ari umwana, ntabwo rero uzamubwira ngo yabyaye kandi atarabyitegura ngo abyemere. Umenye ubwenge, ntimunyumve nabi, ni wagwana umuhungu wanyu nzababwira paka ni ya gahunda, ubundi nkoreye follow tujye dukomeza twibanire. Ciao.